Reka twongere kubasuhuza abakunzi bacu mudukurikiye cyane, mwakoze subscribe n'abatarayikora munyarukire kuri kakazogera mukandeho, mujye mukurikirana ibiganiro byacu byose bishya nk'uko twabyemeje kubagezaho ko mwakemura ibibazo bitandukanye muhura nabyo mu ikoranabuhanga. Hari ikibazo abantu benshi bahura nacyo ku matelefone yabo ya smartphone, ufite simukadi ebyiri muri telefone, yajya guhamagara cyangwa ashaka kureba nk'amayinite ntibamusabe amahitamo yo guhitamo muri simukadi ebyiri, ahubwo bigahita byijyana akareba kuri simukadi imwe indi ntabibone. Icyo kibazo ni ikibazo gihangayikisha abantu cyane, ariko ntabwo gikomeye cyane. Bamwe batekereza ko telefone zabo zapfuye, ariko mu by'ukuri ziba ari nzima. Rero twaba tugiye kubera ko icyo kibazo wagikemura, ariko mbere reka tubanze tubereke uko icyo kibazo kiba giteye. Urugero, nk'iyo ugiye kureba amafaranga ari muri telefone, tuvuge ufitemo simukadi ebyiri, iyo urebye bahita bakwereka batakubatije niba ushaka kureba kuri simukadi ya mbere cyangwa iya kabiri. Ariko iki kibazo ntabwo kigoye, reka mbereke uko wagikemura. Urabanza mbere na mbere ukaza muri settings za telefone yawe. Settings urazibona, ukandaho. Igiye muri settings tubona ahantu handitse simukadi, cyangwa se utayibona ukinjira handitse network and internet, ukinjiramo. Iyo winjiyemo ukabona handitse simukadi, nawe urahakanda ukinjiramo. Muri simukadi harimo setting nyinshi, ukareba handitse calls murabona hasi no hasi. Ubona hariho simukadi imwe ya Airtel, ukagenda ugakoraho ugahitamo ask every time, ngo bazajya bakubaza buri gihe mbere yo kugira icyo ukora, bakubaza simukadi ushaka gukoresha. Uhitemo ask every time, ubundi ibi tubivemo dusubire kureba ko ikibazo cyacu cyakemutse. Ikibazo katurebe ko cyakemutse. Nitujya kureba amayinite nanone, uzareba bakubaze simukadi ushaka ko urebaho amayinite, ngo byaterwa niyo ushaka kurebaho, ariko murabona ko ikibazo cyakemutse. Murakoze kuba mwakurikiye iyi videwo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, gishyire muri komenti cyangwa se utwandikire ku mbuga nkoranyambaga zacu. Kuri Twitter ni guteni, kuri Instagram ni gute_co_rwa, cyangwa usure n'urubuga rwacu www.nigute.co.rwa umenye n'ibindi byinshi utari uzi mu ikoranabuhanga. Turabashimiye.